reka nkubwire Beno, ibi bintu wongere ubitekerezeho. Ukwiriye gushaka ikintu cyo gukora, ukwiriye gushaka akazi, ibintu byo kwikanga mu bintu bya film direct. Nibyo ndi gushaka, ibintu byo gushaka kujya kwiga film making. Uri kubivuga neza nko gushaka. Nanjye nibyo ndi gushaka. Azoje akazi mu bintu tanazi. Nyine ngiye kubyiga. Ugiye ko wabuzi neza ko kaminuza yuze imyaka 4. Imyaka 4 Nose ubyo ufata diplome yakuye muri kaminuza uyipfusha ubusa imyaka 4. Uyipfusha ubusa. Ugiye kujya kwiga KCP sinamunagana. Sinzi impamvu kuva ko ibintu ari west. Yes, Beno. Hello Sam. Mr. Beno. Mestes. Ibintu ni amahoro. Aha, nyuma yo kurangiza ishuri ndabona watangiye no kubyibuha umeze nkanjya. Shagiye wese ntubizi ngiye mpora ubundi ngewe. Urabizi ko no kubyibuha ni ibintu byanjye ariko nyine urebye n'amaraso yanjye arabyibuha. Naba ntagara we. Ibintu byose urebera kuyoboka ndabyibuka n'intoryi za kubyibishya. Ahubwo reka nkubwire. Kagire ngo mfa nafashe umwanzuro. Umwanzuro ugiye utese ka? Za nzozi umuntu agira. Sigiye kubimpamo. Warose iki? Nturi kureba. Ntumbwire ko warose wagiye muri Amerika kandi. Ese muri Amerika forget about it. Ahubwo nabonye itangazo muri KSP Rwanda bari gutanga scholarship yo kwiga filmmaking. Giye kwiga filmmaking. Beno. Film making nanone. Subizi ibyo bintu ko mbikunda kubi. Abizi rwose. None se nkubaze Beno. Waba wibuka umwanya watakaje mw'ibyo bintu twiga kaminuza? Shabyihorere nyine naho urabizi. Waba wibuka amajoro waraye urimo directinga amafilime? Waba wibuka amajoro waraye urimo wandika indirimbo? Waba wibuka amajoro waraye ngo ujya kuri codinga? Ndetse waba wibuka amafaranga ya Bruce? Ariko just ko nta mafaranga wigera guzana muri ghetto uribuka kandi wagutunze muri turi kwiga kaminuza. Ibyo byose kuvuga ndabyibuka. Beno reka nkubwire. Ariko reka ngerageza amahirwe. Ibi bintu bya film making ndakwiyamye nongere nkwiyamye. Turi kaminuza nakwanganiye mvuga ati wenda hari ukuntu ushobora kushaka uri gushaka ukuntu wakirwanaho turi kaminuza. Yes, just like that. Beno nta musaruro byatanze. Ubu ngubu usoje kaminuza erega menya ko umaze no gukura. Beno reka nkubwire. Umaze gukura ukeneye gushaka amafaranga, ukeneye no gushaka urugo, ukeneye kubaka urugo. Ni suna urumva nyine se na. Erega menya ko nashaje wowe. Filmmaking urabona itangagarira se. Ase Beno ingaga umuntu ariko mwani bya film making ukabikomeza. Beno ndumva ibyo bintu mbiranga. Ngene shaka kuba professional urumva. Akora ibintu numva niyumvamo kandi mu gihe naba nigeze n'akazi ka diplome. Umuntu yabari kureba ukora utuntu duke tugenda akora utuntu cyafata ama video akora ibiki n'ibiki abone birakabigiye bitandukanye. So ntabwo uri kumva ko harimo akantu mwana. Ase nkubaze wawe buka hano imyaka yawe igeze. Imyaka yawe urayizi. Nje nawe nari nzi ko nawe baba mu bantu babanci intege pe. Beno reka nkubwire. Iyo nza kuba umuntu waguca intege mbana naguca intege tugiga kaminuza. Ariko ubu twasoje. Wari umwanya kugira ngo witekerezeho ushaka akazi ushaka amafaranga. Basi mfasha ngerageza amahirwe. Beno reka nkubwire. Ngira umwuga nyine ngereka kuri diplome yanjye. Nakubeshye ubu ndagukarabye. Uri inshuti yanjye urabizi. Ariko kuri iyi ngingo dusoje aho utagiye gushaka professional internship, aho utagiye gushaka akazi gukorera amafaranga, ushaka amafaranga windura ubuzima. Ariko nta nuko gakreya ni creativity. Reka nkubwire Beno. Ibi bintu nizere yuko iki ngiki wenda ari ikiganiro kibereye ahangaha gito kingana gutya. Sure. Nizere yuko wenda ibi bintu nazojya kubyumva mu matwi yanjye. Kuko ibi bintu ndabihaze Beno, ibi bintu ndabihaze. Ibi bintu ndabihaze pe ndabihaze. Reka nkubwire. Reka mbe nigiriye mu gikoni cyo kubana ndagira utuntu dutunganyiriza dore mukayingiye mu kazi. Maze nari nzi ko uzaza urananiza kuri laptop mwagerageza nyine kweditinga gufata amasomo. Reka nkubwire Beno. Ibi bintu wongere ubitekerezeho. Ukwiriye gushaka ikintu cyo gukora. Ukwiriye gushaka akazi, ibintu byo kwikanga mu bintu bya film direct. Nibyo ndi gushaka. Ibintu byo gushaka kujya kwiga film making. Yes, uri kubivuga neza nko gushaka. Nanjye nibyo ndi gushaka.
asoje akazi mu bintu utanazi nyine ngiye kubyiga ugiye ko wabuzi neza ko kaminuza yize imyaka 4 imyaka 4 none ubwo ugiye gufata diplome yakuye muri kaminuza uyipfusha ubusa imyaka 4 uyipfusha ubusa ugiye kwiga KCP sinamunagani sinzi impamvu kuva ko ibintu ari West kumva ko ari gutigi kandi njye nikwihangiye kwiga bamfashe kuba professional amakuru yabona yakurikiranye neza ko ibintu bitanga umusaruro ko ababyeyi bibafitiye akamaro. Beno iyo biza ko ari ibintu bitanga umusaruro uribuka ko ibintu watangiye kubyiruka ngo tugeze mu mwaka wa 2 imyaka 4 irashize turi kaminuza nta result nzima nigeze mbona. Okay ntaribi reka nkubwire Beno I can't support you ibintu kandi ubitekerezeho. asoje akazi mu bintu utanazi nyine ngiye kubyiga ugiye ko wabuzi neza ko kaminuza yize imyaka 4 none ubwo ugiye gufata diplome yakuye muri kaminuza uyipfusha ubusa imyaka 4 uyipfusha ubusa ugiye kwiga KCP sinamunagani sinzi impamvu kuva ko ibintu ari West ngiye kwiga muri KCP Rwanda. Ese koko bizamfasha kuba umunyamwuga nk'uko dutekereza nk'uko nabishatse kuva kera kose? Ese inzira izansohora mu mwijima w'ibihe byose natsinzwe? Reka ngerageze nubwo binzuna. Nibyo naratsinzwe inshuro nyinshi ariko gutsindwa ryambereye isomo. Ntabwo nshaka kuba umuntu uhora yicuza, ntabwo nongera gucika intege ukundi. Ibi ngomba kubikora, ngomba kugeraho byanga bikunze. Ndabizi neza ko nta muntu unshigikiye, haba inshuti zanjye, umuryango wanjye, ariko ngomba kureba inzozi zanjye. Ntabwo ukeneye kunshyigikira, nanjye ubwanjye ndahagije. Intsinzi yanjye izaba igisubizo ku bantu bose bigeze kunseka. Ngomba kwemera nkavunika nitaye ku kiguzi cy'insaba. none se Beno ko project turabibona ko ibintu bigeze kure. utabeshye koko ibi bintu bya film making uracyabikomeje? Ibintu bya film making bigeze kure maze ntabwo ubona ko ubu ntagiye kweditinga ibintu byatangiye kugenda neza nta kibazo. none se Beno ko natangiye kumenya ahubwo byaje neza cyane. Beno ubu ni ibintu hari ikintu bizakumarira kuri ubu rwose byatangiye kuza. Naravunitse kugira ngo mbigere ariko noneho ntangiye kubona intsinzi yanjye imbere yanjye. none se Beno ko nduzi machine ukoresha ari yanjye. Ndabizi rwose ahubwo Imana igumugisha ko waramfashije ukantiza. Ikibazo gihari ni iki rero? Machine yanjye nanjye urabizi ko nyikenera kenshi cyane mu kazi. Kino ngiye kukubwira niba ibintu byawe bikomeje pe ndabona wamaramaje. Ushaka ukuntu washaka ibikoresho kuko machine yanjye ngiye kuyikwaka. Ngiye kubishaka vuba rwose, ngiye gusoza nk'ubu ndi gukora ni final project kandi nshobora kuzayibonamo amafaranga rwose. Humura untize wihangane gatoya nzagura akantu ariko ubundi byagenze bite ko twari turi inshuti? Beno machine yanjye ndayikeneye nkayikoresha mu kazi. Niso ishaka nona reka mvuge ko nakwihanganira aka kanya ukabura kuyikoresha. Okay nyine ariko wumve ngo naje ndayikeneye kuyikoresha mu kazi kandi
urabona ibi bintu byawe ukeneye kuba concentrate igihe cyose kandi ntabwo imashini rwose wayibona pe, ndayikeneye cyane pe. iyi ni final project humura ngiye guhita mbisikora vuba cyane byihuse. Hello? Yes. Yego niwe. Natsinze project yanjye. Yego murakoze cyane. Yego. Aha. Ubu noneho nta kibazo. Imashini rwose yawe wayifata, ndashaka flash kira ibintu byanjye mu imashini yawe. Inzozi zanjye ubanza zigiye kuba impamo rwose. Nta kibazo rwose Sam, warakoze kubuniza. Ngiye gushaka flash kira ibintu byanjye, project zanjye ubundi mu imashini yawe rwose. Yes. Zanjye zigezeho.